ariko uyu munsi baraza guhabwa itangazo n'ubuyobozi bw'iyo ministeri rijyanye no kurushaho gutegura uwo munsi w'amahugurwa. Murakoze. Reka nsabe mushiki wacu kuva muri itorero rya Gatsata asengera umwigisha. Muhaguruke dusenge. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, kaduhamagara Umwuka Wera kugira ngo aze abane natwe. Shyirwa hejuru umukunzi mwiza, shyirwa hejuru nyagora ku ngoma Imana. We wakoze ibikomeye muri iyi minsi itambutse, tukuzamura icyubahiro kuko nta yindi Mana ihwanye nawe. Twarakubonye ubwo bamwe bamaze kugera mu nzu z'imbohe, abandi bakaba bari mu nzu z'indembe, abandi bakaba baramaze kugera mu mba y'isi, ariko twebwe ukaturindira ku misozi dutuyeho. Tugukomeye amashyi n'impundu kuko watubaye intsinzi y'ubuzima n'ubugingo. Oh haleluya, izina ryawe rihimbazwe. By'umwihariko iki gitondo rero waduhamagariye kuba mu ihema ryawe, twumvishije indirimbo z'abaririmbyi. Uyu mwanya tugiye kumva n'ijambo rugiye kunyura mu kanwa k'umugaragu wawe. Si umuhanga si n'ishoboke, niyo mpamvu tumuteretse mu iriba ry'Umwuka Wera kugira ngo avugishijwe nawe. Kandi amagambo agiye kuvuga aba imbibe nziza mu mitima yacu. Ducegekesheje amajwi yose adaguturutseho mu izina rya Yesu. Twirukanye umwanzi usahura imitima agasigaza imibiri kugira ngo avumwe. Riteraniro ribe ryera kandi ijambo rigiye kuvugirwa aha. Mwami Yesu Kristo, ureke rikomeze kuduhembura none ndetse n'ejo hazaza. Twongeye kugukomera amashyi n'impundu kuko ugiye kubana natwe muri umwanya mwiza. Mu izina rya Yesu tubyambajemo, amen. Haleluya. Giye kugerageza vuge cyane nuko ntago ndari mberutse. Iyo tuba mikrofone zibari zifite imbaraga ziteye ubwoba ku buryo uvuga gake ijwi rikagenda ryirukanka, ariko namwe Imana izabikora. Imana ishimwe. Ndanezerewe cyane kuba ndi hano. Nabivuze ngira hano bwa mbere hari paseri Nzaramba, twabanye twari tunaturanye ku musozi umwe. Nejejwe kandi nanone no kuba ngarutse hari Pastor Bosco. Naramutunguye pe, naramutunguye menye ko ari uri hano, ariko ambera imfura arambwira ati nta kibazo uzaze rwose. Numvaga rero mbakumbuye. Itorero rya Kabeza njya nyibuka cyane igihe mpaheruka hashize imyaka 4 nkuko namaze kubivuga. Kandi nanone Paseri Munyanziza akundwa buriya n'abantu benshi. Nahoze mubaza impamvu adaherutse kuri YouTube. Ibiganiro akunda gutanga cyane bya eschatology, bikadufasha cyane turi hanze muri Amerika, ndetse wenda n'abari Burayi. Bo rero iyo tugize gutya tugafungura tukamubona, ubwo nyine andi macani yose urayihora ukumva ibiganiro bya Paseri. Nanone Paseri Akoyiremeye ndamuzi, yigeze kunyakira hariya muri Ngororero naherekeje korali. Sinzi niba byibuka, ndumva ari korali ndibaza ari Gasave, twari twagiye gusura itorero ryaho, nyuma aza mu mujyi wa Kigali. Imana ishimwe rero, ndi umukristo wa kera muri ADPR. Yewe nakijijwe nakire Yesu muri 80, ndi umusore mutoya mu itorero rya Nyarugenge. Nyuma birahinduka Gasave yasengerwagamo n'abasaza, turi abasore baratuburana tujya Gasave, ariko Nyarugenge niho twakirijwe, naho twafatiye umubatizo wo mazi menshi. Kugeza ubu rero ndi umukozi w'Imana hariya mu gihugu cya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko tuba dufite n'indi mirimo dukora. Ariko dufite itorero dusengeramo bita ni itorero ry'umucyo wa Kristo, Christian Light Church. Dusengana n'abapastori 3, nge nkaba ndi umwe muri abo bapastori dukorana umurimo w'Imana, kandi twuzura Umwuka Wera. Imana iradufasha cyane. Ndagira ngo kubumwanya ni mugufi kandi imirimo ni myinshi,
ariko ijambo ry'Imana ntabwo ari rigufiya. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana ryanditse muri Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 9, duhere ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 4. Muraho ariko reka dusome ijambo ry'Imana. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye akiri ku manywa. Bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Mwakira ijambo ry'Imana. Ayo magambo ugerageje kuyasesengura harimo teme cyangwa se ingingo zigeze nko kuri 3, ariko nge ndavuga ibyo numva umwuka w'Imana yashyize mu mutima wawe. Akigenda anyura ahantu mu mudugudu umwe, abona umuntu wavutse ari impumyi. Igihe Yesu yagendaga hano muri Kigali, nanjye yarambonye ndi umusore uruhijwe n'isi. Nawe yakunyuzeho ntiyatambuka, ahubwo araguhamagara agukora hari icyo yakoze ku bugingo bwawe. Uwo muntu Yesu aragenda murambika ibiganza aramukiza. Ariko abigishwa bagira ikibazo, kuko bari bazi yuko umuntu ugize ibyago, umuntu ufite ikibazo nk'icyo ngicyo, mu muryango we habaga harimo icyaha, cyangwa se ibyo mumenyereye kwita ngo ni za karande, ngo ni imivu. Ariko Yesu arababwira ati, ntabwo ari karande, nta nubwo ari umuvumo w'icyaha cy'ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Aravuga ati, kandi nkwiye gukora umurimo w'uwantumye akiri ku manywa. Ni ukuvuga ngo uriya muntu yari yarateganyirijwe icyo gihe kugira ngo Imana iziyerekanishe, Imana izakora imirimo yayo ku bantu bameze batyo. Bene data, Imana yarabahamagaye. Hari abo yahamagaye batagira n'urwara rwo kwishima. Hari abo yahamagaye batazi koga, bubaroga. Hari abo Imana yahamagaye batazi kwambara. Imana yaraduhamagaye ituvana mu nzira zitari zimwe, kandi imaze kuduhamagara iranadukiza. Ariko imaze kudukiza iduha agakiza, iratubyara. Tubyara tutari abana, twari abantu b'Imana ariko tutari abana b'Imana. Ibyo ngibyo ubwabyo tugomba kubizirikana, tukabiha agaciro, tukabyubaha. Twebwe twageze muri biriya bihugu bikomeye, twarushijeho gusobanukirwa. Ni ibihugu birimo ibintu byose umuntu ashaka arabibona. Nta kintu ushobora gushaka ngo ukibure. Wagishaka nimugoroba ukakibona nimugoroba, wagishaka mu gitondo ukakibona mu gitondo. Ariko ndagira ngo mbaze mbabwire ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, ngo nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ngo ariko ryahindutse rikomeza imfuruka. Njyewe ubabwira ibi, Yesu ni muzima. Nageze muri kiriya gihugu mbona ni igihugu gikomeye cyiza, kandi uko nagendaga ndushaho kukibamo niko narushijeho kukimenya, mbona kirakomeye koko.
gifite byose, ariko ni ubutayu mu buryo bw'umwuka. Iyo uhageze udafite Imana muri wowe, ibitotsi biragufata ugasinzira. Wasinzira ukisanga mu nzoga, ukisanga mu biteye isoni. Ndagira ngo mbabwire yuko Yesu uyu twizeye, mureke tumugundire, tumukomereho. Ntabwo akiri hano mu buryo bw'umubiri, ahubwo ari kumwe natwe mu buryo bw'umwuka, kugira ngo imirimo ye ayinyuze muri twebwe ikoreke, tuyikore inyuze muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Abantu ba mu gitondo hari ijambo natangiriyeho nababwiye. Hari ijambo nababwiye. Ni ijambo rivuga ngo kuki ibingibi byabaye, kuki byambayeho. Nanjye niteme umwuka w'Imana yampaye, nibwo bwa mbere nari numvise iyo teme. Kuki byambayeho ngapfaka, kuki byambayeho ngasonza, kuki byambayeho nkarwara, kuki byambayeho. Hari abarokore rero ngo reka ngo ibingibi rwose Imana ntiyabye, bijya byemera yemera bikabaho. Giye kubaho urugero. Ninde muntu ukomeye kuruta Aburahamu uretse Yesu? Yesu akomeye kurusha Aburahamu, kuko igihe abayuda bamubwiraga ngo turi abana ba Aburahamu, yarababwiye ngo Aburahamu atarabaho ndiho. Bishatse kuvuga yuko igihe Aburahamu yari atarabaho, yabayeho kubera ko Yesu ari we wagize gute wamuremye. Atarabaho ndiho, iryo jambo ndiho ntabwo abatambyi bajyaga baryandika barivuga. Ndiho ngo iyo umutambyi yavaga muri tabernakle mu ihema ry'ibonaniro hera cyane, arokotse adapfuye, hari ikaramu yandikaga iryo zina. Iyo karamu nta wundi muntu, nta kindi iyo karamu nta kindi bagombaga kuyandikisha, ni iryo zina ndiho. Yesu Kristo ni ndiho. Noneho umutambyi akandika ngo ndiho, yabahaye umugisha. Abagore bazabyara, inka zizabyara, imirima izera, akavuga imigisha yose Imana ibahaye. Abagore bakambara za metraje, bakabyina, imyirongi ikavuga, bagahimbaza Uwiteka. Duhereze Imana icyubahiro. Yesu aravuga ngo Aburahamu atari yabaho ndiho. Hari ahandi yigeze kwivuga, bavuga ngo Yesu mwene Dawidi tubabarire. Ariko hari igihe yigeze kuvuga ngo ko muvuga ko ndi mwene Dawidi, kandi Dawidi yaravuze ngo Uwiteka yabwiye umwami wanjye ngo icara iburyo bwanjye kugeza abanzi bawe nzabashyira munsi y'ibirenge byanjye. Kubera ko imyumvire yabo yari iciriritse, ntibumvise icyo ashatse kuvuga. Yarashatse kuvuga ngo Dawudi atarabaho ndi umwami we. Nagira ngo mbabwire yuko Aburahamu yari umuntu ukomeye, sibyo? Ni sogokuru mu buryo bwo kwizera, kubera ko igihe yajyaga guhabwa amasezerano yarabwiwe ngo uri sekuruza w'amahanga. Ariko igihe kiza kugera bimubaho. Bigira gute? Biraba. Uzi byabaye? Inzara yarateye muri Kanani. Kanani inzara yarateye ikomeye, iharani hatera inzara. Aburahamu ngo asuhukira mu gihugu Abafilisitani ubwa kabiri, asuhukira mu Egiputa. Agira gute? Arasuhuka. Kuki byabaye?
hari umuntu w'Imana, kandi Aburahamu arabyakira arihangana ajya mu Egiputa. Ariko akubise amaso umudamu wabona ni mwiza cyane, Sara ngo yari mwiza. Bajya inama y'ukuntu nyine avuga ko ari mushiki we, kandi yari mushiki we mu Mana, ariko hari umugore we yibwira ari Meleki. Imana iramurengera, ntihagira ikintu kiba kuri Sara, kubera yuko umukiranutsi Imana iramurinda, karinda n'urubyaro rwe, karinda n'umufasha we, karinda n'ibye. Iyo duhagaze neza mu Mana, iyo duhagaze mu ijambo ry'Imana, tubeshwaho nabyo. Ntabwo tubeshwaho kubera ko dusenga cyane nubwo nabyo ari ngombwa, ariko iyo duhagaze neza mu Mana nk'uko yavuze, ibyo bitubeshaho, biradutunga, biradukomeza, biduha imbaraga. Aburahamu ajya mu Egiputa, byarabaye. Kuki byabaye mama? Byarabaye. Daniyeli ajugunywa mu rwobo rw'intare. Daniyeli ntiyari umukiranutsi, ajugunywa hehe? Mu rwobo rw'intare, kugeza ubwo umwami Nebukadinezari yagiye aramubaza ngo Daniyeli mugaragu w'Imana, ngo mbese Imana ukorera yashoboye kukurinda? Aravuga ati Imana nkorera yashoboye kuninda akanwa k'intare. Umuntu w'Imana ararinzwe. Imirimo y'Imana byabereho kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri. Ese nsubira inyuma gatoya mu Egiputa, uzi ko Imana yasanze ari Meleki, umwami wa Egiputa, ikavugana nawe, akamenya ko ari Imana ivuze. Imana ivuze n'umupagani arabimenya. Aravuga ati se ntiyavuze ko ari mushiki we? None kandi ubwo ni ukuvuga ngo muri Egiputa ibintu byari byatangiye gucika. Inka zararambururaga, abagore bakuramo amada, kubera ko umukiranutsi yari akuweho umuntu we. Ari Meleki arabibona, abona yuko ibintu byahindutse, atekereza yuko hashobora kuba hari ikintu cyabaye, ariko ntiyagisobanukirwa. Ariko nyuma nijoro ijwi ry'Imana riramusanga, riramubwira ngo uri intumbi. Aravuga ngo Mwami Uwiteka, ishyanga nubwo ryaba rikiranuka, warihora ko rikiranuka? Icyaha nakoze ni iki? Ntiyambwiye ko ari mushiki we? Uwiteka aravuga ngo nicyo gituma nanjye nje kukubuza, kugira ngo utanshumuraho. Gusubiza uwo mugore umugabo we, kuko ari umuhanuzi, azagusabira umugisha. Haleluya. Abaza Aburahamu ngo kuki wambese? Aramubwira ati kuba mushiki wanjye ari mushiki wanjye koko, ariko ari n'umudamu wanjye. Ati impamvu nabivuze nuko nzi ko muri iki gihugu nta kubaha Imana kuhaba. Nari nzi yuko uzanyica hanyuma ukamutunga. Byamubayeho. Nawe hari byakubayeho, ariko humura, hari n'abandi byabayeho, kandi mbere yo kugira ngo bize birabanza bigapimwa. Mu ijuru bakora inama. Hari igihe kimwe nigeze kuryama, njyewe nakunze kubana n'Umwuka Wera cyane. Ndyamye nijoro ngiye kumva, numva meze nk'uri inyuma ye, nk'uko nabi inyuma y'urusengero. Numva abantu bari mu nama, numva Yesu arimo aravuga, avuga ibyanjye nashatse kuvuga. Ndavuga ni kumbi burya bajya bakora inama ibyacu. Haleluya. Ibyakubayeho ni ukugira ngo imirimo y'Imana nigaragara. Uzahagarare hano uri gushima Imana, jya uhagaze hano uri gushima Imana. Nanyuze mu mataba no mu misozi miremire, aharusha umutima hakawubabaza, narahanyuze. Ntabwo kujya muri Amerika nabisengeye, ahubwo Imana ubwayo yarabitegetse, irabigena, ibinshyiraho, ibona ko mbikwiriye.
nyuma nibwo naje kumenya yuko nyine Imana imbwira ngo uzajye kuba mu bihugu by'abazungu. Ubundi ni umwenegihugu w'umunyamerika, kandi ngeze Imana agiye inkorera imirimo n'ibitangaza nkayibona ndayikunda, nuwanca umutwe sinayireka. Kuki byambayeho? Iryo ni ijambo ufite muri wowe. Kuki ibi byambayeho ngapfakara? Yakobo niko byagenze. Umugore yamusize mu nzira bari mu rugendo. Rasheli yakundaga cyane. Ntabwo ibyakubaye bivuga ko Imana itagukunda, kuko nayo ubu byamubayeho Imana irabyemera. Kandi Imana imaze kubyemera yo babitindamo, wenda nawe bitinzemo, ariko ihangane, komera. Imirimo y'Imana izigaragaza. Kandi ndagira mbabwire, iyo tugeze hariya turiga, tuba dufungukiwe kwiga amashuri yose ushaka, ariko kuhaba ubwabyo ni ishuri, kuhaba ubwabyo ni kaminuza. Twiga ibintu byinshi cyane bitewe n'uburyo tuhaba. Ntabwo njya muri detail ya biriya kuko sibyo nagambiriye. Imana ishimwe cyane. Wari uzi ko byabaye no kuri Yosefu? Yosefu wakunzwe na nyirabuja. Nyirabuja aramukunda, igisonga cyo kwa Potifare aramukunda, aramubenguka. Yosefu aravuga ati no, ntibishoboka. Yosefu yakundaga Imana, n'urugero rwiza rw'abantu bakishijwe, rw'abantu bakunda Imana. Aramubwira ati Imana yampaye, databuja yampaye byose, ariko wowe ntabwo wigeze akuma. Nabasha ne gukora icyaha gikomeye gutyo? Nujya ugwa mu cyaha ntukagire urwitwazo, ntukagire icyo bitwaza, ahubwo nuko nawe wabigizemo uruhare. Yosefu aranesha. Yosefu aza kujya mu nzu y'imbohe, afite amasezerano yuko azaba umuntu ukomeye. Buriya ntabwo nashatse kwigisha amasezerano, ariko amasezerano Imana ibigushyize muri strategy. Ari hariya, noneho mbere yo kugira ngo yagereho, ugenda unyura mu misozi. Mu Kristo na Byiringiro, na Mwizerwa na Byiringiro, urumva rumwe muri abo, bageze ahantu babona umusozi muremure cyane, biganyiriza kuzamuka. Ariko ngo ku ruhande hari umugabo witwaga Muswa na Buti. Noneho Muswa nawe abona umusozi ngo ni muremure cyane. Bibabaho, birashoboka yuko nawe imbere yawe hashobora kuba hari umusozi uri muzamuka. Ariko mu Kristo na Byiringiro baravuga bati nubwo umusozi ari muremure, ariko tugombe tuzamuke, kuko nta yindi nzira tugomba kunyuramo. Inzira twahawe ni inzira igororotse. Tugiye ibumoso twaba tuvuye mu nzira, tugiye iburyo twaba tuvuye mu nzira. Bafata umuzingo w'igitabo bagenda basoma batangana ubuhamya. Ni ubu buryo twaje guterana. Ubu umuntu utaje ntazi ibyabaye. Noneho Muswa abwira Bute ati reka njyeho nyure ibumoso bw'umusozi, nawe unyure iburyo bw'umusozi, hanyuma uzazenguruka duhure n'abariya bagabo dukomeze urugendo. Muswa ngo anyura ibumoso, ahenguka mu ishyamba, arazimira. Bute nawe anyura iburyo, ahenguka mu butayu, agira gute? Ngo arazimira. Ubu hari abantu benshi bazimiye kuko banyuze ibumoso. Abandi banyura hehe? Banyura iburyo. Banze kubyakira.
bashaka kwirwanirira. Iyo abantu banze kwakira ubuzima Imana ibashyizemo bagashaka kwirwanirira, nta handi bahinguka uretse mu butayu, bakazimira, barazimira. Ubu hari abantu bazimiye mu mwuka, abandi bazimirira mu ishyamba, ariko bihanganye ngo biswe abanyamahirwe. Mu Kristo n'abyiringiro barazamuka, ariko ngo bagezeho kunanirwa babona umuntu uza kubatabara, abazanira imbuto, abazanira amazi yo kunywa, abasubizamo imbaraga, barakomeza baragenda. Mwene data mushiki wanjye, byarabaye, byahari byakubayeho. Hari n'ibyakubayeho ariko atari bibi, ari byiza, ariko ukavuga uti kuki byabaye ngahura n'ibi bibazo, kandi byabaye nsenga, kandi byabaye ndi umuntu w'Imana. None se ko turi mu isi twari twagera mu ijuru? None se uyoboye ijambo rivuga ngo hamwe n'ibitugerageza Imana igenda iducira akanzu. Bashatse gucira urubanza ababyeyi buriya mwana, Yesu yagiriye ubuntu agakiza, kuko bari bafite ubwibone. Umuntu wabaga afite ibintu by'ibyago kandi ari n'umukene, nta nubwo bamwegeraga, baramwitazaga, baramwungaga. Ntimugahunga abakene. Noneho kubera iyo karagiteri bari bafite yari itarabashyiramo, nabo niko bari babizi, bagira gushidikanya, bati baba ari ababyeyi bakoze ibyaha. Muri iyi minsi mujye mumbabarira, wenda ababyigisha mumbabarire, ngo hari karani ngo zo kwa basogokuru, njye ndavuga ibyo nizera, ariko ngo nabasogokuruza ngo ziri kugenda ngo zigukurikirana, ngo tugusengere, ngo tugukize karande. Umuntu amaze imyaka 20 akijijwe, yuzuye umwuka wera w'Imana, yari igaburo ryera, agerageza kugera ikirenge mu cya Kristo, yabaye icyaremwe gishya, hari izo karande. Cyawe ntabwo mbyizera ibyo. Nizera mu ijambo rivuga ngo umuntu yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibindi bishobora kuza ari bigeragezo, kuko n'abandi byababaye. Samweli, umuhanuzi Samweli niwe ngiye kurangirizaho byamubayeho. Samweli yari umutambyi w'Uwiteka. Samweli yari umuhanuzi w'Imana. Samweli yari umucamanza w'Abayisiraheli. Samweli ngo yahingukaga mu mudugudu, abantu bakamubona bagiraga ubwoba, kubera ko ngo n'ijambo rye, ngo nta jambo rya Samweli ryagwaga hasi. Ngo yari yararundumukiye mu buhanuzi bw'Uwiteka, yari afite amavuta y'Imana menshi n'ubudahangara. Ariko hari ikibazo. Igihe cyarageze Samweli amaze gusaza, abantu baramusanga, baramubwira bati, Samweli, dore urashaje, duha umuntu ushobora kugusimbura ngo aducire imanza, kandi abana bawe ntago bagendera mu nzira z'Uwiteka. Siko byanditswe? Nyazi pastor, siko byanditswe? None dushakira undi utari mu rubyaro rwawe. Ubwo se twahera he Samweli twamucira urubanza Samweli? Se mwari muzi ko ubutumwa, kuvuga ubutumwa ubwabwo, umuntu ashobora kuvuga ubutumwa atabumbuye umunwa. Paseri Bosco ashobora kugera ahantu, ibyo bintu ndabizi byigeze kuba, yagera ahantu abantu bagakizwa atababwiye Yesu, we bamureba bakamumubonamo bakihanage. Byambayeho. Hari ibyo nigeze kubona, abantu babona umuntu kubera ubuntu bw'Imana bumurimo barakizwa, barigana barakizwa, nta jambo yavuze, bati
uyu Yesu wizeye twakubonye utuntu uwo kwa Yesu dusengere arabasengera ndagira ngo dusenge Imana. Mwene data birashoboka ko muri iyi minsi wacitse intege wagize gushidikanya mu bugingo bwawe kuki ibi byambayeho bikantindaho. Ba Daniel babimaze imyaka 70 kandi ibyabaye kuri Daniel nta ruhare yabigizemo, byabaye kuri Yobu nta ruhare yabigizemo, kuba imfubyi nta ruhare wabigizemo, kuba umupfakazi nta mubiharira Imana. Ibitari ibyo mudafite ibisubizo ni mubiha Imana, sibyo? Ibyo mudafite aho mudafite ibisubizo ni mubiha Imana ubwayo, ubundi muyizere. Icyo nzi nuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo ariko bizahora kuba mutegereza ukiretse bava mu isezerano ari ntaki ari nta mpamvu. Imana irasubiza. Imana igira gute? Igihe utazi umunsi utazi izasubiza. Haleluya! Ishobora gusubiza mu gitondo cyangwa igasubiza ari mugoroba. Igihe udatekereza izasubiza. Ihangane. Hari baguciye intege. Jya uva mu nzu y'Imana unezerewe wishimye, ariko wagera iwawe ibintu bigahinduka, umunezero wavanye mu nzu y'Imana ugashira. Ariko ihangane. Ndagira ngo dusenge Imana. Ntabwo ari icyaha wakoze cyangwa si icyaha cyo mu muryango wawe, ahubwo no kugira mu mirimo y'Imana yerekane. Erega duhora mu ishuri ry'Imana sugira ngo rirarangira. Mwaka 97 mushumba arimo babivuze nuko njya nubabyigisha ku ngoma y'umwami witwaga Domisiye muri 97. Ntabwo ari ejo bundi, ni kera. Yohana yahuye n'ibigeragezo byinshi cyane, nawe bimubaho. Bamunaga mu ngunguru y'amavuta ashyushye, bamunazemo bibwira yuko apfuye, ahubwo avamo ari nk'umwana w'umuhungu w'umusore. Bamujyana Fatima babuze uko bamugira, babamuteye mu maboko y'Imana, atangira kuganira n'Imana. Niwe wanditse igitabo cy'Ibyahishwe. Ubu nawe hari igitabo uzandika. Erega hari ba Yohana ubu bariho muri iki gihe bagomba nabo kwandika ibitabo bizafasha abandi, bakandika amateka. Iyo mvuze amateka mu Rwanda murabyumva cyane kubera ibyabaye mu Rwanda mutayobewe bya genocide. Ubu hari amateka y'abuzukuru bacu bazajya babisoma bumva inkuru z'ibyabaye zibyigeze kuba. Nawe uzandika amateka y'iby'ubuzima bwawe ugenda unyuramo. Haleluya! Ariko hari isaha y'Imana, Imana igomba gusubiriza. Nigeze gusenga Imana, hari ibyo nayibazaga, irambwira ngo nzagusubiza ngo none n'ejo n'ejo bundi. None y'Imana ishobora kuba umwaka. Izo ni kuzima. Tujye gusenga Imana. Ariko ndagira ngo muri kano kanya tugusengere. Birashoboka yuko ubu butumwa, iyi message, hari umuntu mu iteraniro yaziye uri kuvuga ngo kuki ibi byambayeho. Niba ugira intege nke n'abandi barazigira, kuki byambayeho ndi umuririmbyi, kuki bimbaho nyiriza ubusa ngasenga, kuki byambayeho hari n'ibindi byambayeho. Ndagira ngo dusenge. Muntu umeze utyo haguruka tugusengera Imana, ntabwo ndi butinde. Umeze gutyo wumva iyi message, buno butumwa hari cyo bumubwiye, turagusengera Imana. Haguruka tugusengera Imana, ntabwo ndi butinde cyane. Kandi ndizera yuko mu masengesho tugiye kugusengera Yesu waduhaye aya magambo hari icyo ari gukore ku bugingo bwawe. Yahindura amateka
wicaranye diplome nta kikora. Birashoboka yuko ejo haza hari icyo Imana yakora kuri iyo diplome yawe. Hari wize imashini doda ntabakibona, hari umushomeri wize accountability, ahari wabuze ubutaka bwo guhinga n'ubwo uri umuhinzi. Imana ariko nimureke mbabaze bashomba, byagenze bite Hagari? Igihe Abrahamu yari amaze gusenda Hagari, ageze mu butayu, mukomeze muze, Hagari ageze mu butayu, umwana abura amazi yo kunywa, mu butayu nta kintu kihaba, ni imicanga. Ako kanya Hagari aramwitaza, amaze kumwitaza umwana ararira, Hagari nawe ararira. Uwiteka yumva ijwi ry'umwana ari mu ijuru, ahamagara Hagari ati, Hagari, Hagari, urarizwa n'iki? Ati, niki gituma untakira? Aramubwira ngo kebuka, 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 kebuka ibumoso, abona iriba. Ati, genda uvomera amazi umuramire. Ni gute? Imbyaro 12 z'Abarabu baturuka kuri Ishimayeli, ahantu mu butayu, Imana ibatunze bakaba ari abakire kuko isezerano. Nawe ahantu uri n'ubutayu, ariko Imana yabasha kugutungira muri ubwo butayu. Iryo ribona n'uyu munsi wa none bararivoma. Peteroli yanyeganyeje isi. N'ubutayu muri biriya bihugu ndahanyuze ndi mu ndege, genda ndeba hasi ntabwo ari green. Ni ibihugu bya Sahara by'ubutayu, ariko ni ibihugu bikize. Igihugu cya Israel abakigiyemo harabakigiyemo, naho n'ubutayu ariko n'abakire. Twebwe dufite igihugu cyiza kiri green, ariko Imana irabatunze n'abakire. Imana ntabwo dutungwa n'ibyo dutunze, ahubwo dutungwa n'ijambo. Imana ivuze ijambo riragutunga, ukagendana naryo rikagutunga, ukarinda usaza. Nanjye ntabwo ntunzwe n'ibintu n'ijambo. Abizera gutungwa n'ijambo muzamura ibiganza. Haleluya! Kuko yaravuze ngo ntabwo umuntu atungwa n'umutima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Ndagira ngo abakozi b'Imana basengera aba bantu, Imana ibazahure. Yaba uri hano mu iteraniro, nawe ukwiye kuza hano, ngwino tambuka, haracyari akanya bagusengera Imana. Yagira ngo duhombeke amaso yacu kubwa message, kubw'ubutumwa twumvise, dusenga Imana. Itoro ry'Imana mwese muhagurukira imbere y'Imana, muhagurukira imbere y'Imana, hombeka amaso yawe. Umuntu wumva yavuganye n'Imana, urambura ikiganza imbere y'Imana, ubwira Imana uti, Imana ndagushimye ko wavuganye nanjye. Haleluya! Rambura ikiganza imbere y'Imana. Haleluya! Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dufite Imana ivuga, dufite Imana ireba, dufite Imana itarobanura ku butoni. Abantu ntibakumenya, inshuti ntizakumenya, ariko mu ijuru hari Imana ireba, hari Imana ireba, kandi yivuze kuvuga kwayo bingana no gukora. Emera Imana, ibwira uti, Imana ndabyemeye, mbabarira aho ntitwaye neza, aho ibyo wanyujemo nkakiranirwa mu buryo mwe n'ubundi, ariko ndi imbere ngo mbabarire. Bwira Imana uti, mbabarira Mana, uri Imana ikora mu bushake bwayo, uri Imana yigenga, mbabarira Mana. Haleluya! Mana yacu kandi Mana nziza, turambuye ibiganza kuri abantu bapfukamye imbere yawe. Nyemerera Mana, ntare y'umuryango wa Yuda, cyo muryango wa Dawidi, niwe waturemye, turi umurimo w'intoki zawe, turi bubumbano mu ntoki zawe. Mwami Yesu Kristo, ibyo abantu bavuga, ibyo batekereza, ibyo bakora, babikorera imbere yawe. Ariko uyu mwanya turasenze dusaba imbabazi kuri aba bantu, bababarire. Turaguhendahenda tukwinginga, abateshutse bakava mu byizerwa kubw'ibyo bahuye nabyo, bababarire. Babarire aba bantu Mana, ubavaneho imivumo yo gutsindwa no gutsikamirwa, ahubwo nyaguhora ku ngoma. Ubwo bakwemereye bakicisha bugufi imbere yawe, ubabarire Mwami, ubaha imbaraga zo kunesha, ubaha imbaraga zo gutsinda,
kugira ngo igihe nicyagera bazahagarare bavuga gukomera kwawe, ko wabarinze nyaguhora ku ngoma. Wavuze ngo mu mazi ntituzatembanwa nayo, mu muriro ntituzashya, mu nkiko ntituzabura ibyo tuvuga. Ndagushimye Mana kubwira iteraniro riri imbere yawe, urambuye ikiganza wese umubabarire Mwami, uri umutunzi w'imbabazi, ugira neza. Babarira abagabo bari mu iri teraniro, babarira abagore, babarira abasore n'abakobwa, babarira abashyitsi binjiye ari ubwa mbere bakaba baje bagahura n'ubu butumwa. Mwami tubabarire. Oh haleluya. Twabonye abatubanjirije bagiye bahura n'ibikomeye ariko bakabihagararamo, bamwe bagatsindwa abandi bagatsinda, abandi bakabona ubutabazi buturutse mu ijuru. Nyemerera Mana twe gutsindirwa mu kigeragezo, ahubwo tubona ubutabazi, utange imbaraga, utange kwihangana, utange kugutumbira ku manywa na nijoro. Mwami abantu batandukane n'ibyaha, abaguye Mwami kubw'ibyo bahuye nabyo ubagarure mu nzira y'agakiza, ubakomeze babona ubutabazi buturutse mu ijoro. Urakoze Mwami ko wicaye ku ntebe y'imbabazi. Mwami Yesu Kristo, umwuka wera akora imirimo n'ibitangaza, ibidakwiriye bikorwe mu bantu. Umwuka wawe wera aganza ategeke, akora imirimo n'ibitangaza. Tugukomeye amashyi kuri Imana yo gukomerwa amashyi. Uri Imana idukunda kandi twitaho ku manywa na nijoro. Mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje. Amen. Amen. Yesu abagire neza. Mwe mwapfukamye. Nabagu. Mugaruke muce hariya babafashe. Se twakomeye Imana amashyi. Nyamara abahanga bo kumva bumvisha Imana. Nanjye ndajyaga mvuga ngo kuki byambayeho. Niki? Kuki umuntu atinda mu butayu? Ariko ndabitahuye. Ayo mazi tumaze iminsi dushaka mu butayu agatinda kutugeraho, azazamuka ari peteroli noneho. Azatugeraho afite agaciro. Haleluya! Ntacyo mureke tugumye turindiremo. Kandi twe twenyine hari n'abandi byabayeho. Hari abandi byabayeho. Tugeze mu mwanya wo gutanga kimwe mu 10 n'amaturo nkuko bisanzwe. N'ubundi bigize ibiturisho hano hino, nawe ubukoraho wabitse uzane amaturo. Nabivuze no mu ryambere nkunda no kubivuga iyo nayoboye. Ubundi niba mu mfuka wawe nta kintu kirimo, bakavuga guturisha, ntukagire n'ipfunwe cyangwa n'iki cyangwa wicire urubanza. None se watanga ibyo udafite? Ntayo abari ntayo. Ngewe iyo ntayo arimo mbwira Imana nti urihombeye. Iyo yampa mbaguhaye. None nta kintu bamara. Niko bimeze. Kandi uko niko. Ahubwo ngasigara ndwana nuko arimo. Biragoye. Hari nabo yabigora kubera wenda inote nini akafite 5 byonyine, urayanagamo se urataha n'amaguru. Wenda we no kurabona kandi kantu biragora ariko nyine yababwiye ngo mujye mwegera babadiyakona umuguru uti wamvunje cyangwa kwamvunjishije. Kintu nkuriremo aya ngaya bo bafite ukuntu babigenza bakakugarurira rugusubira. Hanyuma ubundi ngo wagomye kuza wanabyiteguye kuri buze gutura. Kuko ugiye mu rusengero wese yagombye kwitwaza amaturo. Ukayashyira ku ruhande, niba ari 100 n'igiceri, niba ari 500, niba ari miliyoni uza gutanga byaterwa. Kuruta uko utura nko ku ngufu. Ngaya ntabyo. Cyangwa ako nababwiye kabaye kandi karabaye, n'uwakozemo afite ya 5, afite na 100 cyakera. No kandi ya 5 nayo yari ishajemo, ni 100 yari ishajemo.
ariko akumva kakajana niko kashaje cyane, agira atya bamuhagaze hejuru abadiyakoni, maze n'umuntu wakuyeho guturisha atambagira yarabaruhuye. Hari igihe waturaga kubera isoni gusa utakumye akampagarara imbere, ariko nabyo nta mugisha byabyara. Umuntu agomba gutura bishaka rwose. Azamuye rero azamuranagamo agira ngo ni kakajana, barangije basohotse ageze hari yarebye neza asanga 5 nibyo yatanze. Yirukanka rero kureba abadiyakono barira hirya iyo ngiyo, ati nibeshye rwose nari nzi ko ari 100 none natanze 5 nimuyansubize batoya. Tiwasondetse Imana irakureba, irakora ko isondetse uri wisondeke none yihitiyemo. Ubwo rero yajyanye nta bindi wawe. Oya ni byiza ko umuntu abitekereza agatanga, abiza akavuga ati ndatura 100, ndatura 500, ndatura 1000, ndatura 5, ndatanga icyacu. Ubu nibwo ubukoze neza, ukore ubugingo bwawe neza n'umurimo w'Imana. Baba baririmbye nimuze turimbe cya gitero cyasigaye cyangwa 2, hanyuma dutura itisho ngibi cya 10 ngiki, andi matura asanzwe ngariye. Twari tugeze ku kivuga ngo kandi byanditswe nabyo bivuga ko Yesu azavuga. Turahaguruka nyabuna dufatanye n'abandi kuririmba, unatambuka uza gutanga ituro cya 10. Hanyuma noneho kode telefone, kuri telefone ni kode ya 039973 039973, aho kubikuta wareba ubonye utabifashe neza. Tujye twihuta. Yes. Kandi byanditswe nabyo bivuga ko Yesu azavuga, kandi kuri haleluya azavuga wamukombe umwe waterageje kuturimura torukambito mutima wanjye bamaso turaribisi bose Imana uregere Imana uregere uri hafi Imana uregere mutima wanjye bamaso turaribisi bose Imana uregere. Bagihagaze namwe tugihagaze, nibazana ikindi giturisho bagishyire hariya. Icyo ngicyo ni icyo gushyiramo inkunga yo kubaka iriya nzu y'Imasaka turimo kubakira abacitse ku icumu kandi badafite ubushobozi. Buriya kubikora no gukorera Imana, kuko umuntu bazahaza iriya nzu cyangwa bazahaza iriya nzu nibagerayo, cyambere bazakora no gushima Imana ko ibatuje noneho heza. Icyo gihe rero Imana nayo dukeneyemo, kuko twebwe yabitsemo ubutunzi bwayo, dukeneyemo ko dukora abantu bakaza kwishima. Kubw'ibyo rero uhaye Imana cyangwa se uhaye umukene abagurije Imana. Ndisubiremo, ujye uhaye umukene abagurije Imana. Ukoze igikorwa cyerekeza ku rukundo cyane cyane, hari icyo abakoreye Imana, kuko atuma ya mitima yagiriwe neza ishima Imana ikanayikunda. Ubwo rero gerageza kugira icyo ubikoraho. Ahari wenda baraza kubaha, niba hari yafite kuri telefone baza kubaha nimero ndamuza gushyiraho, ariko twashakaga ko nawe udacikana. Ashaka bari 100, amazi atabuze 100 agura ijerekani. Ashaka bari 500, ashaka ari iki, hari icyo uraba ukoze nawe kuri uriya murimo uko imbaraga zawe zingana.
dukomeze tuzamure iyindi cyangwa iyo, hanyuma dutanga ngiki giseke bakizanye hano. Kandi abantu benshi barananiwe gutegereza, bakavuze Imana igumugisha bose, nawe Imana igumugisha, Imana igumugisha, nawe Imana igumugisha, nibuke ko hari ikintu ukoze, nawe Imana igumugisha, nawe Imana igumugisha, saa sita na 20 isaha yo gutaha irageze. Umushumba dusezerere dutahe. Haleluya. Ni saa sita na 21 kandi dufite amateraniro yandi agiye gukurikiraho. Nagira ngo mbashimire nk'uko rero babivuze, ku muntu waba afite y'amazi ya sima akaba yaje yitwaje kuri telefone, wakoresha kode ikurikira 99 52 18 99 52 18. Urasanganitseho ADEPR Paruwasi ya Kicukiro. Rero nagira ngo mbabashimire mwebwe mwabigambiriye kandi nabararike ko ku itariki 12 nkuko nabivuze tuzadufite icyo gikorwa cyo kwibuka ku rwego rwa paruwasi. Ntihazagira uvuga ngo yaracikanwe, ngo ntiyabonye uburyo akora, ariko naho waceceka bizakoreka. Yesu nashimwe. Buriya Yesu ari mu kazi. Yesu ari mu kazi. Iyo duteranije ijerekane, ntushobora kubona ikigega cya metero kibe 5 utahereye ku ijerekane cyangwa ku gikombe, uvuga ngo uhera kuri litiro, kuri gice cya litiro, byose bigira umumaro wo kuturemera ibyiza. Imana ibahe umugisha. Rero dushimiye bene data hari itangazo ntashyize mu yandi matangazo, ariko ubushize nari nasabye abantu ko bo mu ikoranabuhanga ko batubarira ibintu bikenewe kugira ngo tubashe kurushaho gushyira imbaraga muri ivugabutumwa rigera kure. Hanyuma umushumba Pasiteri Vianney igihe azaba ari muri Amerika yongeye gushaka gusura Kabeza, agashyiramo gusa ngo ADEPR Kabeza natwe akongera akadusura. Ubwo rero ndagira ngo mbabwire yuko baraye bampaye imibare. Nasanze
uyu munsi ntabwo tari bwo tugiye kubyegeranya ariko mutashye kuko nabisabye kandi nkabisira mu iteraniro. Rero Pawulo yaravuze ngo Kristo arabingingira muri twe, ubwo ntabivuze kandi narabitangaje mwaba mukibonye icyo mujya gusengera. Ibyifuzo byaba mbigabanije, bambariye bambwira sanga dukeneye miliyoni 6,100,000, miliyoni 6,150,000. Hazaba harimo amakamera, hazaba harimo kamera, harimo n'ibikoresho bindi bijyanye nabyo na ziriya mudasobwa nk'uko nari nabitangaje. Rero kandi Kabeza ivugabutumwa rikwiye kwaguka, tugakomeza gukoresha ivugabutumwa twifashishije ikoranabuhanga kuko ariho tugenda tugana. Muri gihe rero mu gihe kiza kuza tuzarushaho kureba n'ubuhe buryo, ariko nubwo mvuze ko ari miliyoni 6, kamera dukeneye z'ubwazo zifite agaciro ka miliyoni imwe. Kamera imwe ifite agaciro ka miliyoni 1. Ubwo rero muri miliyoni 3 ubwo zifite kamera 3. Kamera zonyine nizo zifite agaciro kangana gutyo, hakazazamo n'andi y'amakompiyuta nzagira ngo nzabibasobanurira twongeye kugira ikindi kiganiro, aho kugira ngo mabwire ko bya bintu natangaje ku cyumweru na cya cyifuzo twasengeye twivuza yuko Imana yarusha kudukoresha iby'ubutwari, ivugabutumwa rya Kabeza rikagera hafi ndetse na kure tubigizemo uruhare. Turashimira rero Gilbert n'abandi batekinisiye bafatanye hariya n'aba bacuranzi, nubwo nagezeho hamwe hagati nkaza kubaza umwigisha pasiteri twabicaranye, ariko abacuranzi bagiye ariko nababuze. Cyakora ndashimira Diakoni Claude arahaguma akahicara, umushishikarize n'abo bakiri bato bajye bahaguma bahicare, nitujya kubashimira baba bagihari. Iyo batongeye kuririmba hari igihe tubabura. Rero nari navuze yuko badakwiye kujya bagenda. Ndashimira rero bari aho bakuma bicaye hariya, hari igihe mbabona bahicaye amasaha menshi, ngasanga bikwiye ko twajya muzajye mubashakira amazi bicare. Umuntu wicara amasaha kuva saa 2 kugeza isaha bajye niba nta cyaha kirimo muramutse bafite amazi yo kunywa. Mwanya mbere mugahaguruka tugashima Imana tugataha. None ndabahamagara bahagaze. Abashyitsi bateranye natwe bwa mbere, nagira ngo munyemerere mutambuke muzi hano imbere. Abashyitsi bateranye natwe bwa mbere mushyire ibiganza hejuru. Barahari? Ndababona mwatambuka mukaza kuri izi ntebe zombi. Muze rwose, ndifuza kubasuhuza, hanyuma tunababaze aho mutuye, kugira ngo ubutaha mutazagira ngo mwasuye itorero ritajya rimenya abarigana. Imana ibahe umugisha, mwagize neza kudukunda kandi kuza kwanyu no kumvira umwuka. Nk'uko rero twabivuze, mu kanya tugiye kujya ku meza y'umwami, kandi ubutumire ntabwo ari igihe wabutanze. Yesu yaravuze ngo mujye mubikora kugira ngo munyuruke. Ni ukurushaho gushimangira igihango dufitanye nawe, nuko tuzirikana ubutumire yaduhaye. Ubwo rero kuboneka kwanyu ni inshingano, nta tegeko, nta ruhushya dutanga, nta usaba uruhushya ngo ndumva ngiye kugenda ngo mfite gahunda. Ugende wumva ntawe ufitanye urubanza, ni ubutumire bwawe no kurushaho gushimangira umubano ufitanye na Kristo. Dushimiye rero Mushumba Bernard wabanye natwe muri iri teraniro. Imana iguhe umugisha kongera gukumbura izi ntama, kandi ngira ngo murabizi twabanye igihe kitari gitoya, abana be bagiye baza hano, twamugiraho umugisha kimwe n'abana biwe bagiye badusura n'umufasha we. Muri barya abana be rero hari umwe uzashyingirwa ku wa 6. Ngira ngo bibaye rero Mushumba kuza kwanyu, ndagira ngo tubasezeranye yuko ntabwo twakwibagirwa ibihe byiza twagiranye n'umwenda mwatubikijemo, turabazirikana. Shimiye kandi na umukozi w'Imana Pelagie kuva mu itorero rya Gatsata, twabanye muri iri teraniro. Ntabwo nge nari muzi, ariko kubwa Mushumba Vianney byatumye nawe mumenya. Imana iguhe umugisha, kimwe na umukozi w'Imana nanone
Janvier nawe atekereje gutekereza agaterana uyu munsi ko ateranira Kabeza. Imana guha umugisha, ubwo muzasubira mu majyaruguru muzadusubiza bitorera. Rero uri umuntu ashumbye akigwa mu mwanya akaboneka ahantu bavuga ngo aba yabazirikanye. Imana ibaha umugisha. Rero baririmbyi mwabonetse, korari Kabeza mwari mwabyambara, Imana ibaha umugisha. Korari bafashwa n'umwami, Imana ibaha umugisha kubyambara mu kubaha uyu munsi. Nanga abanyetorero b'itorero rya Kabeza mwabizirikanye mugaha agaciro uyu munsi tufite amateraniro, Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo murambure ibiganza dutanga intashyo, haba ku mukozi w'Imana Vianney gusubira muri Amerika, ndetse na mushumba Bernard gusubira ku Mukenyi, ndetse n'abandi bazajya muri amatorero navuze. Muzadusuriza iki abitorero kandi muzagaruke. Nagira ngo ndarike mushumba Claver yegirana hafi, hanyuma mbasabire muri aya magambo arasenga duhita tujya gukaraba. Imana y'amahoro ibeze rwose, mwebwe ubwanyu umwuka, umubiri n'ubugingo byanyu birarindwe kugira ngo bitazamuga kuri urya munsi ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza yiduhamagara niyo kwizerwa no kubikora izareko. Uwiteka Imana turagushimira Mana ko wadukinguriye imiryango tukaza imbere yawe Mwami, ukawavuganye natwe mu buryo bumwe n'ubundi. Dusabe umugisha bakwemere kugira ngo bakoreshe, yaba abaririmbyi, yaba umwigisha, yaba abakoze umurimo wawe mu buryo bumwe n'ubundi. Kandi tuboneho no gusabira umugisha Mwami abitanze bagatanga icya-10, bagatanga amaturo, bagatanga ituro ryo kubaka Mwami Iranzi Masaka. Mwami, n'undi wese wabigambiriye kubikora ariko akabura ubushobozi, Mana urambura ikiganza utanga umugisha mu iri teraniro. Mwami, tugiye gutandukana ariko ntutandukane natwe. Abatari bushobore kuboneka ku ifunguro ryera kubw'impamvu tutazi, ariko wowe ukaba uzize. Mwami, niwe wazivanaho ubutaha bakajya babana natwe, aho twibuka ko wapfuye kandi ukazuka. Turasenze Mwami kugira ngo wewe wabanye natwe muri uku kwezi ukaba uduhaye kugusoza, uko tugiye gutangira utangirane natwe. Haleluya. Turasenga uko umugaragu Mose yagusabye, aravuga ngo nudahagurukana twemere ko twagenda. Mwami rero turagusaba kugira ngo uhagurukane natwe muri ukwezi kwa gatandatu uzaduye kugusoza. Mwami, dufite amashimwe. Ita Mwami ku banyamibabaro, ita ku barwayi bari hirya no hino, imbabare zitandukanye. Mwami, ukora imirimo n'ibitangaza. Tugushimiye Mwami toro wemeye ko tubamo, tugushimiye igihugu waduhaye, tugushimiye imiryango yacu warinze. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana n'ubufashwa n'umwuka birakomeza kuba natwe n'iteka ryose. Amen. Abagiye mujyana amahoro y'Imana. Kugira ngo dukoreshe umwanya neza, ndagira ngo abantu bahite bajya gukaraba kandi abadiyakoni bategure mu buryo bwihuse, hanyuma dukomeze na gahunda y'igaburo ryera. Abashyitsi munyemere